ubu tuvugana afite imyaka 3 n'amezi 2. 3 n'amezi 2 kandi ubwo bwatangiye kumanuza bigatuma wenda gucyaho n'ikimana nibwo yatangiye kuba aguhanurira kandi yego ahita hanira abana bakuru biwe tugendana ati bana baterankunga musiri nibwo yatangiye kubahanurira abantu akababwira ukuntu bagomba kuzabona abaterankunga. Yahereye kuri bakuru be atangira abahanurira kandi ubu bana mfite usibye umwise yishyura kaminuza yerekana aho yiga iby'ubwenge bandi bose niyo subishyura uyu nguyu nabahanuriye bwa mbere. Uyu niwe wabahanuriye ko bagomba kugira abaterankunga bazagira gute bazabishyurira. umwe mu baterankunga b'Amerika rwawucukije undi akaba afite abaterankunga Fidel Matos baragati uwo yahanuriye umuterankunga guturuka mu Burayi muri Amerika uyu munsi wa none aramufite n'abatesi barabafite bariga muri kunyuza abo bose nabo b'Amateosi abaterankunga barahari. ubwo yarakomeje nk'iyo utumva nk'urugero nk'abarwayi baguye muri karitsiye arabasigaye nabo bagakira arakara gato yabandura ikintu gato abo ntabwo tubumvishe neza muri karitsiye ahantu turi muri karitsiye ahantu muba cyangwa n'ahandi ho dutuye cyangwa n'ahandi ibyo abwiye umuntu bijya bibona ibyo abwiye umuntu ahita abibona kandi iyo abwiye imana rero tumumva uri kimwe yizi ikintu kigaragara kugira ngo kibase ubwo rero imana y'ubujuru batumumagaye gutyo ko nuko bamuhamagaye nawe yaramwitinza kurusha mpaka ndetse yaramweje ndetse no kwiga n'iyo bireba yizaza kuza umutima kugera ikigero ntabwo aho ngaho tuwumvise kandi imana iyo yamuhamagaye ngo izo mpano ziba cy'uruhinja nawe rw'amezi n'ubyatabira byose n'umwana ubwo rero kugenda bikora gake mwebwe muri kubyumva ibyo bintu bari kuvuga aho hantu hasobanuwe ntabwo turi kukumva. imana y'ubujuru niyo yamuhamagaye imuha mpano imana y'ubujuru niyo yamuhamagaye imuha izo mpano kandi kuko ntabwo ko nawe yazivukanye kuko nanjye bigaragara ko yazivukanye bigaragara ko izi mpano yazivukanye kuko atangira kuvuga yatangiye ahanura mu izina ry'Uwiteka agasengera abantu atangira asengera abantu kuri iyi myaka y'3 najya kubona umuntu atereje nk'abana b'iki gihugu bari mu bandi bana abari kubahimbarisha igihe cyose n'abahanura ajya ateranya abantu benshi akabahimbarisha kandi akanabwira iby'ubutumwa bwiza n'abakuru niko bigenda aho twicaye hose abari abagushyira haravuze ngo ntiyicarane n'abakobanyi kandi umurongo waho wa 2 havuze iki? Haravuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira Amen. kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amen. uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Amen. Cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma. Amen. Cyazakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Ku murongo wawo wa 4 havuze iki? Haravuze ngo ababi nibamera batyo. Amen. Ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Amen. Icyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka. Amen. Bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Amen. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Ariko inzira y'ababi izarimbuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
haravuze ngo ariko inzira y'ababi izarimbuka kandi inzira y'abakiranutsi sizarimbuka kandi inzira y'abakiranutsi ntabwo izarimbuka kandi Amen. Echuru. mukome amashyi abisipesho Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mana nziza, mana nakusengeye nikasimama mzose kusina rya Yesu mana ukakwe mutesha mumugisha mana ndasenze n'izina rya Yesu mana ukuri yatsi kuko mana ndasenze n'izina rya Yesu mana nibukware mana nibushobozi mana umukozi wawe ndamusengeye mana turagushimye mana ikasimama byose mu izina rya Yesu amen. Hallelujah.